Turabaramukije bakunzi ba ONT TV aho muri hose mu Rwanda, hanze y'u Rwanda, aho muri hose mu nguni zose z'isi. Turabaramukije amahoro y'Imana abe kuri mwe. Kama kawaida muri kumwe na Sharif kuri ONT TV mu kiganiro cya Block 7, aho tubatumiriza abantu benshi batandukanye bakatuganiza ku bintu byinshi bitandukanye. Muri akanya rero turi kumwe n'umushyitsi, tugiye kumuha akanya abibwire mumenye uwo mukurikira n'uwo turi kuganira uwo ari we. Muraho mushyitsi? Muraho neza. Mwakwibwira abakurikira ONT TV muri aka kanya? Nitwa Nsabimana Matabishi Desire, ndi umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Rusororo. Tukaba turimo tuganira n'umuntu ukomeye cyane, umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Rusororo. Muri aka kanya rero tukaba tugiye kujyana ikiganiro nk'ibisanzwe. Umuyobozi mumeze neza? Tumeze neza, turashima Imana. Amina. Mwatumiwe mu muhuro w'urubyiruko, inteko rusange y'urubyiruko uyu munsi, ngira ngo nicyo nibwo butumire mwari mufite uyu munsi. Ibyo koko niko bimeze, twatumiwe kwifatanya n'urubyiruko rwacu mu nteko yabo isanzwe. Ni ibintu byiza rero, twahaboneye ibyiza byinshi cyane. Murakoze cyane, muti mwahaboneye ibyiza byinshi cyane. Mwatubwira byibura nka bibiri by'ingenzi mu byo mwaba mwabonye byiza bidasanzwe? Murakoze cyane. Icya mbere ni impano urubyiruko rwacu rwibitsemo. Icya kabiri ni success story, sinzi uko nza kubivuga mu Kinyarwanda, ariko urubyiruko rwatweretse ko hari ibyo bamaze kwigezaho. Bareka bagenzi babo uburyo bagiye bakoresha, amayeri bagiye bakoresha kugira ngo bashobore kugera ku nzozi zabo, ku ntego y'ubuzima bafite, babagira inama kugira ngo nabo bave ku ntebe y'ishuri hari ibitekerezo bumva hari aho bashaka kugera. Ni ikintu gikomeye cyane rero urubyiruko rwacu rwatugaragarije. Murakoze cyane. Ndumva twahera ku cya kabiri mugizeho, aho urubyiruko rwatanze success story zabo. Ngiye mu Kinyarwanda ngira ngo ni nk'amateka yabo yerekana intsinzi bagezeho, bagende wenda byo bintu wenda nko kwihangira imirimo, ibintu nk'ibyo niko mbitekereza. Mu kwihangira imirimo rero mu rubyiruko, ntekereza ko habamo wenda ibintu bibiri. Habamo ubushake bw'urubyiruko, ariko hakakenerwamo na support. Wenda muri akanya wenda urubyiruko igihe nzaganira narwo nzababaza uko inzira banyuzemo, ariko se nkamwe nk'ubuyobozi bwite bwa leta muhagarariye, ni uruhe ruhare mugira kugira ngo urubyiruko wenda rwiteze imbere? Murakoze. Igihugu cyacu cyashyizeho amahirwe menshi agenewe urubyiruko muri uru rugendo rwo kwiteza imbere. Hari ibigega bitanga inkunga ku mishinga y'urubyiruko, kugira ngo tujya twumva za BDF, yewe ari mu mabanki, za banki populaire, za SACCO. Ayo mahirwe arimo agenewe urubyiruko, yewe ari urubyiruko rw'abakobwa n'abadamu. Ayo mahirwe muri izo banki zose arahari, leta yashyizeho. Igisigaye rero ahubwo ni ukugira ngo urubyiruko rusobanukirwe n'ayo mahirwe, izo opportunities igihugu cyabo cyabageneye, kuko niho ubona hakiri ikibazo. Abantu ntibazi ayo mahirwe ko hari, kugira ngo bashobore kuyabyaza umusaruro. Naho rero tugomba gushyira imbaraga cyane. Twatuzana abantu bo muri banki bakaza kuganiriza uru rubyiruko, kugira ngo bababwire amahirwe ahari, inzira bagomba gucamo, kugira ngo bashobore kubona kuri ibyo byiza igihugu kiba cyarabateganyirije. Murakoze cyane. Uko biri kose ni byiza cyane, kubera ko ubuyobozi bwite bwa leta ndetse n'igihugu muri rusange kuba gitekereza ku rubyiruko, kuko nizo mbaraga z'igihugu. Urubyiruko rero hano ikibazo ngiye kubaza, ngiye kukibaza ku rubyiruko. Hari urubyiruko rwize rwashoboye kujya ku mashuri rukiga rukarangiza troncome,
hari abarangije segondere ndetse hari n'abarangije kaminuza cyangwa se bayirimo, ariko urubyiruko ngiye kubaza muri aka kanya ni urubyiruko wenda rwacishirije nk'amasomo. Urubyiruko rwacishirije amasomo rwo mu ruteganyiriza iki hagati aho ngaho? Murakoze. Buri ikintu cya mbere ku muntu wese ari ku rubyiruko ni ukugira iyo ntego y'ubuzima. Ushobora kwiga ukabona na PhD ariko udafite intego, udafite icyerekezo aho ushaka kugana, ntabwo bizajyamo. So n'urwo rubyiruko rwacu rero rwacekeshereje amashuri, wenda kubera ibibazo binyuranye, ushobora kuba ari ibibazo by'ubukene mu rugo byashoboka, cyangwa se arenda imyitwarire yatumye umwana adakomeza amashuri, ariko icya mbere ni uko amenya ko ubuzima budahagaze, ubuzima bugomba gukomeza. Burakomeza mu buhe buryo rero? Sibyo? Ushobora kutajya muri aya mashuri yiga kuva mu wa mbere kugera mu wa gatandatu, kongera ugatangira segonderi kuzajya muri universite. Hari amashuri y'imyuga, amashuri y'imyuga wiga, ushobora kwiga amezi 3 kugira ngo umenye umwuga, kwiga amezi 6 kugira ngo umenye umwuga ushobora kugutunga, kukubeshaho. Izo zose uru ni inzira iki gihugu cyacu cyashizemo ku buryo yunaniwe hamwe ushobora kujya ahandi ubuzima ugakomeza ukabwubaka. Discipline rero mu rubyiruko rwacu irakenewe cyane, ni nayo inadufasha no kugera kuri iyo ntego y'ubuzima. Ntabwo umuntu akwiriye kumva ko ubuzima bwarangiye kubera ko atari ku ishuri. Hari umusore waduhaye ubuhamya bwiza cyane, nibura we yarize agera mu wa 6 ariko asanga kuzabona akazi ari ikibazo. Icyo yakoze, yakuye amaboko mu mifuka ashakiye 5,500, agura isuka, agura n'amajagu, akajya ajyana n'iwabo mu murima guhinga. Ubwa mbere yatubye ko yahinze amasaha 2, urumva ko kubera ko atarabimenyereye. Ubwa kabiri ahinga amasaha 3, ubukurikiyeho yahinze amasaha 4, ubukurikiyeho akayavira mu murima bimwe n'ababyeyi be, kuko yari afite intego, icyo ashaka kugeraho yaragiharaniye. Ababyeyi baramufashije, baramuherekeza, bamugurira ibiti 1000 by'imbuto ziribwa. Uyu munsi yahoze atubwira ati ndagenda ngasarura, nagera ku isoko abantu bankurura ibumoso n'iburyo nkumva mbaye umwami. Kugira intego y'ubuzima rero ni ikintu gikomeye cyane kuri buri muntu wese pe, kubiharanira kikaba ikindi. Kugira intego no guharanira ko intego ufite uyigeraho, ni ibintu by'ingenzi urubyiruko rwacu rukwiriye gusobanukirwa. To go from zero to hero. Ni ikintu nk'icyo ngicyo. Burya rero niko bigenda. Burya iyo umuntu afite atazi aho ava, nta nubwo amenya n'aho ajya. Ntekereza ko urubyiruko rwakabereye urundi rubyiruko, kugira ngo mbese umuntu urubyiruko rumwe rukabera urundi role model. Ntekereza ko ari byo wenda byagaragaye uyu munsi. Ikindi kibazo rero, ikindi mwavuze ko urubyiruko rwaberetse imyidagaduro itandukanye. Hano bidagaduye mu bintu byinshi, mu ngeri nyinshi z'imikino zitandukanye. Mwatubwira wenda nk'umukino waba washimishije kurusha iyindi? Murakoze. Imikino iraha yose yadushimishije, ariko cyane yose irashimishije. Hari impano zinyuranye rero, hari abakina kung fu, hari abari mu muziki, byose birashimishije kabisa. Ni impano nziza rero. Twaze tuvugana n'umuhuzabikorwa w'urubyiruko, ahubwo iki gitaramo y'inteko ijya iba buri gihembwe, abana baze bidagadure bishimishe. Uyu mwanya bakagombye kuba bari mu biyobyabwenge ariko baraha, bivuze ko umwanya wo kujya mu biyobyabwenge ntawo bafite. Abari kujya mu zindi ngeso mbi zose muri aya masaha 3-4 bamaze aha ngaha, ubwo uyu munsi bawusimbutse. Ni ikintu cy'ingenzi rero dukwiye kuba dushyiramo imbaraga kugira ngo tugire akadirema y'urubyiruko rwacu. Ni byiza mwabonyemo umukino wa karate, mubonamo indirimbo, danse moderne ndetse n'izindi. Ndagira ngo mbabaze ku kirebana n'umukino wa karate. Hari abantu benshi
hanze aha bafite imyumvire ko abantu bakina uriya mukino wa karate ngo ari kwitegura cyangwa se gufata trainings zibajyana kujya kwiba bakoresheje za skills zabo cyangwa se ibintu nk'ibyo. Mwababwira iki, niko bimeze cyangwa se hari ubundi buryo wenda mwafasha kugira abo babyeyi bari hanze cyangwa se abandi bantu bari hanze bafite imyumvire nk'iyo ngiyo, hari ikintu mwababwira wenda kukira n'uwo mukino? Reka mvuge ko ari imyimvire iciriritse bafite, none se nitubona umuntu ari kwirukanka mu muhanda tuzavuge nabwo ngo yasaze cyangwa no kugira ngo azashobore gucika abaje kumufata. Ntabwo ari byo rero. Siporo ifite akamaro gakomeye mu buzima, ari ubw'abana bayikurikirana yewe n'abakuru bayikina. Siporo ni ingenzi mu buzima bw'umuntu, uko akunda karate ni nko akunda foot, undi agakunda volley, undi agakunda kujya muri gym tonic. Ibyo byose rero ni iby'ingenzi ku buzima bw'umuntu. Naho iyo myumvire kumva ko gukina karate, gukina boxe ko ari bituma ari uburyo bwo kwirwanaho, wenda umuntu yatewe reka bibeho, ariko ntabwo dukwiye kubitekerereza kubirebera mu yindi ndorerwamo y'ibikorwa bibi, aho kugira ngo tuyirebere mu ndorerwamo y'ibikorwa byiza itumariye, haba ku mubiri wacu haba kuri protection yacu. Murakoze cyane. Tugana ku musozo, ni iyihe nama nk'umuyobozi mu rwego bwite bwa leta, ni iyihe nama mwagira wenda urundi rubyiruko rutagira na kimwe rwitabira ndetse rwishora mu biyobyabwenge ndetse n'ababyeyi babo, ndavuga imiryango yabo, ni iyihe nama mwabagira, ni uwuhe muhamagaro mwabaha muri aka kanya? Murakoze. Izi ni imbaraga z'ubukorerabushake. Kubona sare nk'iyi yuzuye urubyiruko ni ugushima ababyeyi banabahaye n'ubwo burenganzira, uwo mwanya bakaza gukurikirana ibyabereye aha ngaha, kureba ibyo bikorwa byiza bya bagenzi babo. Hari inyigisho ikomeye bakuramo. Turahamya neza n'ubutani tubabwira ati mu mezi 3 muzagaruke, nibagera mu rugo ababyeyi bakabaza ati mwabonye iki, baratanga amakuru meza y'ibyo babonye. Icyo gihe rero aba ari isomo rikomeye cyane ku babyeyi no ku bandi bana basanzwe bakinana, kuko abantu bakina bonyine, haba no ku ishuri bahura n'abandi bana. Ni ikintu gikomeye rero uyu munsi cyakozwe. Igisigaye no gukomeza kwegera urubyiruko tukaruganiriza kugira ngo bave muri izo ngeso mbe, kuko umunyarwanda mwiza, urwo rubyiruko rwiza twifuza ni urwo rubyiruko rutari mu biyobyabwenge, ni urwo rubyiruko ruri gutekereza ku cyaruteza imbere. Ko gutera imbere k'urubyiruko niko gutera imbere kw'igihugu. Dukunda kuvuga twese ko urubyiruko ari imbaraga zubaka igihugu. Izo mbaraga rero barazifite, ubwo bwenge bararufite. Reka tubakure muri ibyo bikorwa bibi, baze bubaka igihugu cyabo. Murakoze cyane muyobozi kuba mwemeye ubutumire bwacu. Tunabasaba ko wenda n'igihe cyose twazabakenera, wenda mwazongera mukemera ubutumire bwacu, cyane cyane ko tuba dukeneye ubwo butumwa muduha, kuko burakeneye cyane. Ni inkunga ikomeye cyane, kuko bifasha urubyiruko n'abandi dukurikira muri byinshi cyane. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Natwe turabashimira kuri uyu mwanya tuba tubonye kugira ngo tubashe kugeza ubutumwa ku rubyiruko n'abandi. Si urubyiruko gusa n'abakuze bakurikirana Online TV yacu, hari icyo bakuramo. N'undi uwo ari we wese wakumva hari icyo yakongeraho. Komantere batanga zidufasha kugira ngo twubake sosiyete neza. Murakoze cyane. Yego, nawe murakoze. Bakunzi ba On TV, mwakoze cyane kudukurikira. Ibiganiro byacu nakagaruka, mwumvishe ubutumwa bwiza mugezweho n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Rusororo, n'abandi bazajya baza kugira ngo mubone ibyo biganiro rero ndetse n'ibindi bateganyirijwe. Turabasaba ngo ntimwibagire gukora subscribe hariya hasi, like, comment ndetse na share. Kandi izo comment zanyu zirakenewe cyane, kuko nizo duhera ubutaha tumenya ibyo tugomba gukora birenzeho ndetse n'ubukosora. Murakoze cyane, turabakunda. Hasta la vista.